Uko byagenda kose birumvikana ko niko bizamugendekera. Nintabona yo muzanira nawe ubwo imiryango azayikinga. Muratangira mutubwira amazina yanyu. Nakoze nitwa muri Delphine. Nawe tugusanze aha ngaha dusanze waje kuri lunch? Oya, ntabwo ari lunch ni icyo twakita nka breakfast ariko nayifashe nkererewe. Nayifashe nkererewe. Wari utubwiye ngo ni nk'icyo twakita breakfast ariko uyifashe ukererewe. Ese byagenze akazi kabaye kenshi? Hari igihe akazi kaba kenshi bikaba ngombwa ko nayo uyikerererwa, ubwo n'ibya saa sita ndaza kubikerererwa. Urumva ngo ibya saa sita nabyo uraza kubikerererwa, ariko dusanze hano umucuruzi wari urimo kukwakira nawe atubwiye imbogamizi ari guhura nazo ko ngo abakiriya ngo mutarimo muraza neza rwose, ngo n'uwazaga agura ibintu byinshi akarya bihagije ngo arimo aragerageza gusevinga amafaranga. Ikibazo kiri hehe ngo ko abakiriya ngo mufite impiri mu mufuka byagenze bite? Nyine abakiriya dufite impiri mu mufuka kuko nta mafaranga ahari, nyine amafaranga ni makeya. Ubwo urumva ko n'impiri itabura, usibye ko nta n'impiri twagira, ariko amafaranga ari mu mifuka yacu ni makeya. Amafaranga aba makeya gute kandi umbwiye ko akazi kaba kabaye kenshi? Ubwo nase ku mushahara babagabanyije byifashe bitubwo? Ni ukuvuga ngo akazi bundi kavuna niko gahemba make, agahemba menshi ni ako umuntu aba atavunitse. Ubwo byumvikane ko ngenda guhembwa make, niyo mpamvu mvunika, mba navunitse. Ubwo nta nubwo nahita nyariye ngo nyite nyamara. Hanyuma ubuzima buhagaze bute hano muri Rwamagana? Wenda turebye mu buzima busanzwe wowe nk'umuturage urabona ubuzima buhagaze bute muri iki gihe cya coronavirus? Imikorere ihagaze gute? Abaturage muri rusange, gahunda yo kwirinda urabona bihagaze bite muri rusange? Okay, urakoze. Ubundi kwirinda muri Rwamagana turagerageza, turabikora uko bisabwa. Gahunda turazikurikiza kuko burya nubwo tuba turi mu mirimo ariko biba bisaba ko tunakurikiza ko gahunda ziba zimeze. Niyo mpamvu naheragaho nkubwira nti nayo turya ari kuba makeya kuko biragusaba gutaha kare ukaza nabwo hakeye. Ubwo rero urumva ko ariko nk'Abanyarwanda turi kwirinda, udupfukamunwa turatwambara neza nk'uko ndeba. Ubwo na social distance tuzishyiramo cyane cyane, wenda nk'aha muri gare, hanze ni muri gare haba hari abayisi volunteers badufasha. Ubwo rero turirinda pe, ariko rega buriya iyo banakubwiye ati ngwino wirirwa wicaye ahantu ukirirwa utagiye ku kazi, nabyo ni igihano gikomeye. Kuko hari igihe hano haba nk'umukwabu muri gare ugasanga nk'umuntu utakambaye neza biriwe bamwicaje ahantu hirya hano, ukamara nk'amasaha 3 cyangwa ngahe bakaza kukubabarira, ariko urumva ko bataye umwanya. Muri Rwamagana rero ndumva turi kugerageza nubwo yenda imyumvire itangana. Niba umuntu yumva neza arumva ko ari ku ruhande rw'abakiriya mufite ukuri, ari ku ruhande rw'abacuruzi nabo bafite ukuri, ariko se nk'amwe nk'abaturage n'ubundi mukenera izi serivisi za hano nka hano buje ugafata akantu ko kurya nako kunywa ukakabona kubera ko uyu mucuruzi aba yaje gukora, nta mpungenge mufite ko iki cyorezo kiramutse gikomeje gutya n'ubundi byazateza ikibazo kugera naho uyu mucuruzi ashobora guhomba, nawe ntuzongere kubona naho uza gufatira ka kantu noneho mu gihe ubuzima bwaba bwagarutse bwasubiye ku murongo? Uko byagenda kose birumvikana ko niko bizamugendekera. Nintabona yo muzanira nawe ubwo imiryango azayikinga. Kereka yenda nihagira ikigabanuka ku bijyanye n'aho barangura, yenda nabo bakabagabanyiriza, ba nyir'amazu bakagabanya, ariko nibakomeza kubahera ku giciro cyo basanzwe babaheraho, natwe abakiriya tukabura tukizirika umukanda mu nda. Uko byagenda kose imiryango yabo izahomba, nabo bahombe. Ndumva ari uko mbyumva. Turimo turagenda tugana mu gihe cy'iminsi mikuru, ariko nanone iminsi mikuru ntabwo izaba mu Rwanda. Ariko uko byagenda kose buriya mu mitwe y'Abanyarwanda, Abanyarwanda bafite uburyo kibizihizaga Noheli n'Ubunani, bafite uburyo kibumvaga babaga barateganyije uburyo bazasereburana n'imiryango yabo, bazishimana n'imiryango yabo, bakaba barabitse agafaranga gafatika kugira ngo iyo minsi izagende neza. Wowe muri iyi minsi mikuru nubwo bitemewe kwizaba, urimo urateganya iki muri iyi minsi mikuru? Ibijyanye n'iminsi mikuru byo ndabona ari ukubifasha hasi. Ubu ngubu rwose nk'urugero nkanjye ndirimba no muri korari mbikubwira, ariko burya
tuzasenga, ariko uko twari dusanzwe tworoganiza ibintu byacu ntabwo ariko bizagenda. Urabona ko hari ikintu kinini cyane cyatubangamiye. Noheli ntabwo ni umunsi w'ivuka rya Yesu, tuzawizihiza ariko celebration ntazizabaho. Donc ngo tuzaza tuhagarare muri twahanye intera, turirimbe ntawe ukora ku wundi, nta guhoberana n'agapfukamunwa kagushyuhiye. Nibirangiza ubwo uzahita utaha ujye kurya imvange wawe kandi undi mwakoraga yenda contribution mukicara ahantu mukanywa mukarya mukahita mwongeraho no kubyina. Ariko kuri iyi nshuro bwo rwose tuzataha buri wese ajye kurya iwe, nta n'uwasuhuje undi, uzamupepera wikomereze. ku isabukuru y'imyaka 2020 ya Yesu Kristo wakifata ukarya imvange ku isabukuru y'umukizara? Cyose biterwa no mu mufuka. Imvange wazirya cyane ko hari n'abazazibura. Ufite ikofi ibyibushye azagura inyama, kure n'amafi, ateka amafiriti, nubwo yenda aribyo twita ko ari ukurya neza. Ubwo usanzwe abirya we azahindura imirire kuko afite ikofi ajya kugura imyumbati. Yaza kugura imyumbati, bakire babari batajya barya ibyo bintu ngo ni bibi. Ariko mu bisanzwe umuntu yariye inyama, yariye n'amafiriti, ngo ubwo nyine aba yariye neza, cyane cyane yakiri mu myaka mikeya y'urubyiruko. Icyo gihe rwose bibuzeho nta kintu yaba yariye. Ubwo rero nibiboneka bazabirya, izo mvange nabo bazazibona bazazirya, bazazibura bazihangana. Ibyo warumbwiye rero ngo ku munsi mukuru warya imvange, biterwa n'ikiri mu mufuka wazirya nazo ukanazibura. Turimo turagenda wa mugani tugana no ku musozo, utuye hano i Rwamagana, navuga ko ni naho ukorera. Hari amakuru n'ubundi twaje dufite ko ikigo cya St. Aloys nacyo cyaba kiri mu kato. Mwaba mwarumvisha amakuru yuko ngo hari umwana waba warishwe na coronavirus muri St. Aloys, akaba ariyo mpamvu iri mu kato kugeza kuri uyu munsi? Ku kijyanye n'ikigo cya St. Aloys ndumva nta makuru afatika mbifiteho, ni ukubyumva gutyo gusa. Mu bijyanye no kuvuga ngo hariyo ngo akato cyangwa nk'iki, ko ejo bundi se nahaciye ko ntigeze mbona, nta banyeshuri nabonye hanze kubera byari igihe cy'amasomo. Niba rero ikigo kiri mu kato mbyumva gutyo pe, kuko cyane cyane niyo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje abantu bapfuye, ndakeka ko batajya bavuga ngo ni kanaka, nta nubwo bavuga ngo yarari aha ngaha, bavuga akarere gusa. Ntabwo rero kuba twumva ngo ni muri St. Aloys, ntabwo turabona umuyobozi ubigira official ngo atubwire ngo hari byagenze gutya. Ni rumazi nyine, ni uko tuba tubyumva. Ariko n'abaturage hano barabivuga, mwumva ari rumazi nyine? Njye nabyumviseho rimwe gusa, ariko ntabwo ndongera kubyumva vraiment. Sinzi niba ari nabyo wamaye amakuru. Nibyo amakuru nanjye ntabwo nyazi, natwe twaje tuje kumenya ayo makuru. Ariko wamugani reka turebe, birashoboka ko byaba ari byo cyangwa kimwe nuko bitaba ari byo, kubera ko nta hantu haba hahuriye abantu benshi, abanyeshuri baba baragiye baturuka mu nce zitandukanye, kandi n'uburyo buri gukoreshwa wenda na Minisiteri y'Uburezi kugira ngo bakomeze kurinda abo bana. Ibyo ari byo byose abanyeshuri babasha kwirinda, ariko se abarimu bo baturuka hanze batabana n'abanyeshuri mu kigo, urumva bashobora kuyizana nabo n'ubundi bikaba byagera ingaruka. Ariko nta gikuba cyacitse, kubera ko ari Minisiteri y'Ubuzima, ari na Minisiteri y'Uburezi ndetse na leta muri rusange barimo baragerageza kugira ngo duhangane n'iki cyorezo cya Covid-19. Byibuze umwaka utaha tuzarye Noheli n'ubonani, turye amashami n'abagira anniversaire. Se ugira anniversaire ku itariki zingahe? Ibyo birakugora kuko ni nk'ibyo mbese, kuko abantu bose ntabwo bazi igihe bavukiye. Ushobora no gusanga n'umwaka utawuzi kubera ibibazo bigiye bitandukanye. Ngiye vraiment na anniversaire ngira ahubwo sinzi igihe izabera. Uranza hafata umunsi uzaba exceptionnel mu buzima bwanjye, ariho nzajya mfeta. Ariko iyo umuntu yiga hari igihe agira ibintu byo kubeshya ati nanjye navutse. Ari izo umuntu agira ari ku ishuri, ariko zitarizo. Izo ngizo zo ku ishuri wajya kuzifeta nawe? Ariko ntubeshya nyine bakagufata neza, ariko seriousement ntago nzi igihe navukiye. None se wowe uri ku ishuri wa mugani wajya guhifeta ryari? Hari n'igihe wavuka 3 mu mwaka, biterwa n'uko ubajije ngo ufite anniversaire. Abikubajije nk'ubu bimbajije, si turi mu kwa 12 23 ngira ni atari n'ebyiri, nahita nkubwira ko nzavuka ngo mu kwa mbere muri 20 kugira ngo bikiri hafi, kugira ngo twihutishe gahunda cyane tugutungure. Mu ntungure nyine utarabyibagirwa.
ariko biriya bintu impamvu ibitera iyo uri ku ishuri uri kumwe n'abandi, abana barahimba ari benshi, ugasanga niba ari n'igihumbi wari wifitiye bakigukuyemo ngo ni contribution, nawe rero udashatse uburyo nawe bazagushimisha ngo bagiteranireho nawe ukate gato, ndumva ntazi uko waba uri gutekereza gatatu ugasanga umwana yavutse gatatu mu mwaka we nta na rimwe, gusa wowe ntabwo uba wumva iyo mibare agomba kuvuka. Tugana ku musozo rero nyine reka tunagushimire, hanyuma utubwire wenda nkawe wowe urumva ingamba ugiye gufata noneho zihariye, tureke ingamba za leta cyangwa zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima, ingamba ugiye gufata zihariye kugira ngo duhangane n'iki cyorezo cya Covid-19, byibuze umwaka utaha ibintu bizabe byagenze neza, tube twasubiye mu buzima busanzwe, nta bwandu bukiri kugaragara, nta mpfu z'abantu zikiri kugaragara bishwe na corona. Wowe ingamba ugiye gufata ku giti cyawe n'izi? Urakoze kuri icyo ngicyo cyo yakugusubiza nk'umuntu atari n'ingamba aho gufasha n'abandi kuzikora. Njyewe ubundi ndi umuyusi volunteers hano muri aka karere, ubu ngubu bibaye ngombwa hakaba n'ubwo bavuga ati uriya ntiyubahije amabwiriza nahita ajya mu kazi, nahita nambara akajira, hari ahantu kari buhano tuba twarakabikije. Bivuze rero ko ingamba tuzishyira mu bikorwa rwose uko bigomba kwambara agapfukamunwa neza, ibindi ni iby'Imana n'imiti tukayitegereza, ariko burya icyo bakubwiye igisabwa uragikora, ibindi bigakurikira. Niba ntacyo wakoze sinzi n'impamvu uba utegereje ibiri bukurikireho byiza kandi nawe nta imbaraga washyizemo. Ubwo rero nkanjye uko warumbaje ati meze bite, uri kumva iki gihe ngomba kukambara neza, n'ubu rwose ntabwo kamanuka ugahita nkazamura, sanitizer nkayigendana mu gikapu, byaba ngombwa rwose na social distance nkayishyiramo cyane, nuko bimeze. Ubwo nanjye nkategereza ko bizagenda. Reka tugushimire rero, ngira ngo uyu ni umwe mu rubyiruko ruri kugenda rufasha abaturage kwambara neza agapfukamunwa, gukaraba intoki no gushyiramo intera hagati y'umuntu n'undi n'ubundi nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibiteganya. Reka tugushimire, urakoze cyane. Namwe murakoze kutuganiriza.